Adari nanzanira ibyo kurya wakabyara we ndashonje. Karaye umugabo mwiza ariko natemutseho. Ariko uko ngutumye ibyo kurya amazi bigeze bite? Nje ngo banze ukarabe. Nkarabe se ubu ngubu urabona nanjye ngaho gira vuba rwose ndumva nisunze pe. Nizere ko watetse byinshi. Ushise biri umunsi. Umva ndashaka ibyo kurya bihagije. Rwose gira vuba. Banguka ukabyara urabona ninze se tuni two batetse ko yo ni bikeya ko uze tugize umushyitsi tunguranye byagenda bite ko umushyitsi numva ngashonje koko uze ndasangira nawe nzi ko ndabona tubyegeranye wenyine sanamufashe wenyine kandi nakugereranyije ushaka watetse neza biraryoshye nicyo nkwemerera rero cyane niyo mpamvu ubona nkwemeresha guteka neza gabanya gukabya gake ariko se birari hari ibanga dukoresha abagore dukiyoresha none se futari njyewe wenda ryanye simurabona akagabanya bikeya siko nibagiwe no gukuramo ingofero namufashe byose wambabariraga amakosa nari nakugeretse ngo ndeba ari amagufa stomach ifunge mana ariko ndabizi ko ari ikintu barafite ndabana kandi ndabasure ndebe nakugereranyije bava biyane murahura mwirwere ko mutavugara naruhera inyuma nimutamakare naruhera inyuma njyewe yego karibu aha mbega Fabian iminsi myinshi amba ndi guserebura muri iyi minsi ariko naguze rero ikibazo stomach eats me igihe kiri kundya umudamu wawe mwiza ntabwo udateka urabizi ko nta kintu nakwima nubizi usangira akabisi n'agahiye iyo mbonye agacupa n'agasangira ntacyo nakwima niba ngo muri make ndunguye inyuma madamu uteka rwose ko byashye kiri hano mbo ndi no kwihutira buriya nakugereranyije n'urukundo wihangana mwana wa mama kandi byose bizakira sineko se kiya yaba witonze gasombe ntabwo natuma hari umuntu utazi sineko se kiya ubuzima bw'inshuti yawe mwasezeranye ko ntacyo muzamwima isombe niyo mwimwe ndashonje cyane ubuze ufite ibyo muhaye ko n'ubusambura nubwo ari ibintu nawe bamushya abyiza akora agera no kubimenya kweje ntabwo nakwemeye ahubwo nakugashye wangaye kubera iki reka ariko uzi ko ari ikintu nibagiye kubwira mugabo reka ngende mubwire arisha iyi nkuru rwose iri kumbwira ndayimubwira njyewe ndamubwira inkuru imushimisha cyane abantu bose bagiraga babonaga bishimiye wowe nakugereranyije n'urukundo nakugereranyije n'urukundo
nakugereranyije Fabian sinjye warota nyibwira icyo yakoze karaseka ewana aranambura ku mugoroba agacupa tu yewe arambura kumba ndi kugurumira na zino saha ubu ngubu mama mfise kugurumirana tugarutse sinari ngwerekeje afite inkuru rero hepfo sasa mu muhanda imodoka urumva ikugirire gutya baje bahetse inzoga ewana yanje yitwara byayo kata ikubita hasi urumva yikubita hasi abantu bose banywaga bakanywa wanyweye se nawe wanyweye ko nta n'icupa nzaniye se ariko ko nta n'agacupa na kamwe wakuye inkuru yarishimishije ko hari umupfundikizo ntabirya oya sinakubwiye ko tutarateka se uriya mupfundikizo umupfundikizo uriya nyine madamu ze ko ajya ya start gusa mu kanya mfite n'ikimina harya ngo iyo mpanuka ngo yabereye hehe ariko nanaguherekeza nta kibazo ukagenda ubimbwira nta impanuka yahanutse imodoka iragwa hasi ariko mushuti wa aza kundeba cyane akize intoki zawe ko wagira ngo ziri gucunya amazi mushuti wa mbambwira iby'impanuka ngo yerekeze impanuka nuko imodoka iragwa yaba umwana yaba umugore yaba umugabo ntibyoroshye kabisa ngaho genda nyine aza kureba cyane ariko iwawe hanateye n'amabengeza wenda rwose iwawe ni heza uyu muhungu nawe wagira ngo ni gatomo ararebuzwa ariko ubundi bino bintu nubwo birabujije niba wahashye wana nta muntu ugomba kuntera ku ifunguro cyane ushatse no kwirukana abashyitsi se ariko ndamuhejeje wabonye oya mbashije kumirwa wowe noneho ngiye kurya vuba wasanga madari wariye n'ubundi ni nawe unywa gihano nzanira amazi nze kurenzaho ndumva binanize ubanza aribwo wahaga wenda mbanguka gira vuba rwose ubundi buriya serebu ntiyamvumbera ngiye gukora umuti arimo araturuka imbere yanjye noneho sasa ngiye kubishyira inyuma yanjye uburyo aza namubonye nkamuheza burundu akarinda asubirayo atamenya uko byagenze ndajya njya mpereye inyuma uyu niwe afasha pe umuntu wabonye ko n'intoki zanjye ziriho ibiryo yaramfashe karese ariko ndamuhamije ubu ndamuhamije pe araza amubona neza wese yewega ndabifashe wowe yewe inshuti yanjye muri rero mu buzima bwawe nibwo wirinda kwimushora njyewe nagufashe ngarekura kandi none ibyo ni ibyo ndeba